Iki ni igice cya kabiri cy'inkuru Urwandiko. Mbere yuko tuyibagezaho, reka tubasabe ko izi nkuru mu by'ukuri mwajya muzifatana uburemere, mukumva ko tuzibategurira kugira ngo mugire icyo muzigiraho. Ntimukazumve nk'inkuru gusa, ahubwo mujye muzumva nkaho mwakora amasomo yadufasha kuba mu buzima bwa buri munsi, twirinda amakosa yaranze babandi twumvisemo, dukosora ibyo bakosheje, mbese tugerageze kwigira muri izi nkuru. Ngira ngo muribuka ko twasoreje aho Kamariza iragiye gushyingura wa musore wari inshuti ye, hanyuma bagera mu gihe cy'ubuhamya bw'abantu babanye nawe cyangwa se bamuzi, nawe agasaba ijambo. Reka dukomeze rero. Kamariza amaze guhabwa ijambo, yigiye imbere maze atangiye kuvuga, amarira amutanga imbere. Ibyo byari ibihe kurira bibonwa nk'ibisanzwe. Abari bamwegereye bifuzaga kumenya ibye, baramuhumurije, maze nubwo byari bigoye atangira ijambo rye. Yatangiye yibigira bari aho, ababwira amazina ye naho yaturutse, yongeraho ati niyo nzimuretse kuba yari inshuti yanjye, yari n'umukunzi wanjye. Ati birumvikana ko byatumye mumenya by'umwihariko. Yari umusore ugira ubuntu ukajyana n'urukundo yakundaga umuto n'umukuru, akagira gahunda icyo akubwiye akagishyira mu bikorwa, kandi agasa n'utandukanye n'abandi basore bakunda kururu n'abakobwa. Mu gihe kirenze umwaka twari tumaze dukundana, sinigeze nshidikanya ko nkunda. Ibyo byatumye mukunda nanjye nivuye inyuma, kandi nabonaga ari umugabo w'inzozi zanjye. Aho ari niba abasha kumva ijwi ry'umukunzi we, namubwira ko asize icyuho kizahoraho umutima w'uwamukundaga. Kumwibagirwa simbyifuza, kuko ibihege nawe twagiranye byibura bizamfasha kumva ko nubwo atari aho mubona, ariko turi kumwe. Nuko uwo mukobwa arushaho guhumurizwa n'abo mu muryango wa nyakwigendera. Nyuma y'iyo mihango, Kamariza yaboneyeho gusuhuzanya n'umuryango wa nyakwigendera n'inshuti ze, kandi baramwihanganisha, ndetse yakiranywe n'abandi bari baje baturutse kure. Ibyo birangiye yaraherekejwe, ubundi arataha. Kamariza ageze iwabo yise aboneza y'uburiri, nuko atangira gutekereza ko umukunzi we yaravuye gushyingura, ndetse areba n'ubutumwa bari baragiye bandikirana mu bihe bitandukanye. Ibyo rero byarushagaho kumushengura. Kamariza yagowe no kwakira ko umukunzi we yapfuye, aragenda yibera uw'uburiri, akabuvamo ari uko za nshuti ze zamusuye, indi minsi akaba aryamye. Yaryaga rimwe na rimwe nabwo akarya ikiyiko kimwe gusa, ariko agakunda kwinyura amazi, ariko se amazi yonyine yatunga umuntu? Iwabo ntacyo bari babuze rwose, yaba amata n'ibikoma byo ku ziko byose byabaga bihari. Nyamara we yinyweraga amazi, akava mu buriri ku ijoro agiye gukaraba, akarangiza yisubirira mu buriri. Ababyeyi be nabo nubwo babonaga ko uwo mwana wabo atameze neza, babonaga ntacyo kumufasha bafite, bakumva ko igihe kizagera akakira ko uwo yakundaga yagiye akabuvamo. Ariko si uko byagenze, kuko iminsi yagiye yihirika, Kamariza agakomeza kwibera uw'uburiri. Ubwo yari amazemo ibyumweru bibiri, se yamusanze mu cyumba cye amubwira ko adakeneye ko azajya yirirwa mu buriri, ko niba arwaye yabivuga akavuzwa, yaba atarwaye akavuga igituma yirirwa aryamye, kuko ngo kuryama kwe tazagarura uwapfuye. Nuko bukeye bwaho, Kamariza agerageza kumvira se, arabyuka aritegura, abwira ababyeyi be ko agiye kwa muganga ngo kuko yumva arwaye. Nuko amuha amafaranga aza kwifashisha. Ageze kwa muganga, yategereje ko agerwaho, ubundi agezweho avuga uko yiyumva, ko asigaye yumva nta mbaraga afite, kuretse kuba kuri we aba yumva kurya ntacyo bivuze, ko ariko n'ubundi ntiyagerageje kubirya bimunanira, ko aba ashonje, ariko yagira ngo aragira icyo ashyira mu kanwa ngo yumve uburyohe bwacyo, agasanga akirura kurusha umubirizi. Yanibutse kubwira uwamusuzumaga ko ibyo byamubayeho nyuma y'uko umukunzi wapfuye. Nuko muganga yibwira ko uwo mwana arwaye agahinda gakabije, nuko amugira inama ko nubwo byumvikana ko bigoye kwakira ko yakundaga yagiye, ko ariko aricyo gikenewe kugira ngo ubuzima bukomeze, ko rwose iyo turi muri ubu buzima tuba turi kumwe n'urupfu, ko umunsi wari wose tuba dushobora gupfa, ko twabasigaye tuba dusabwa gukomera kugira ngo dushobore gukomeza
aba adafite ubwo bushobozi. Ati kandi uko nkubona uri umukobwa ufite umutima ukomeye, kuko atari benshi bajya bamenya ko bakeneye ubufasha ngo babushake, ndetse bamwe iyo ugerageje kubegera ngo bafashe bo baraguhunga bakifuza kuba bonyine, kandi wowe si uko umeze. Izo mbaraga tukubonamo rero wituma zipfa ubusa ngo ejo nawe tuzakubure mu buryo bw'amanzaganya. Ati komera kandi urakomeye. Ati komera kugira ngo uzabashe kubona ibindi byiza ejo haguhishiye. Ati wenda utekereza ko nta byiza wagira utari kumwe n'umukunzi wawe. Ati kandi nta n'uwaza ngo amusimbure. Gusa nanone hari abandi bagukunda bahora bahangayikishijwe no kukubona umeze utyo. N'umukunzi wawe wahoraga kwifuriza ibyiza, iyo akubona abona warabihiwe n'ubuzima. Uruhande rumwe abona ko amukundaga by'ukuri, ariko urundi akabona ko yaguteye agahinda, bikaba byanatuma nawe yicira urubanza, kandi mu by'ukuri n'abatari we wifuzaga kugenda imbaragihe. Ati icyo gihe nawe twamufasha ni ugukomera, tukamwereka ko nubwo twamubaze tumukunda twagerageje kubyakira, tugategereza igihe natwe Imana izadusaba gusa ngo twakunze. Uwo muganga si izo nama zonyine yamuhaye, ahubwo yanamuhaye imiti irimo n'igarura ubushake bwo kurya, kuko yari yamubwiye ko mu by'ukuri asigaye yumva nta biryo ashaka. Nubwo na Kamariza yumvaga ko akwiye kumva ko Niyonzima yapfuye agakomeza ubuzima, yageze iwabo ananirwa gushyira mu ngiro ibyo yari yiyemeje. By'umwihariko ariko ibiryo bikomeza kumunanira. Yapfaga gutamira ikiyiko kimwe, ubundi si ukuruka, akaruka ahari n'ibyo yariye kera. Yewe yanageragezaga kubyuka ngo agire icyo akora, ariko n'ubundi kurangiza icyo yatangiye bikamugora. Kandi nubwo se rero amubujije kwirirwa mu buriri, yiryamiraga muri salo, nubwo nabwo yasohokaga buri kanya agiye gucira. Umunsi umwe rwo nyina yamuzaniye imbuto zirimo avoka ngo arebe ko wenda zamuramira, maze ahitamo avoka aba ariyo yirira. Nuko nyina akaba ari zamuhahira, kuko ibindi hafi ya byose byari byaramunaniye. Ibyo ariko byatumaga uwo mubyeyi nawe akemanga iby'iyo ndwara. Nawe se ko imiti yari yarahawe n'abaganga yendaga gushira, kandi umurwayi wo gutora akamitende agakomeza kuremba, yari kubura gutangira gutekereza ikindi cyatera umuntu ibimenyetso yamubonanaga. Kandi yanze kuba nk'ababandi bahisha mu nda, abaza umukobwa we niba adatwite, akaba yarabibahishe, ariko undi amutera utwatsi rwose ko adatwite. Umubyeyi we yemeye atemeye, kuko yabonaga rwose nta yindi ndwara ihuza umuntu, ibiryo ibi n'ibi bikamukundisha biriya, byongeye ngo imare igihe kingana gityo. Nubwo ariko Kamariza yari yabihakanye, nawe byatumye atangira gutekereza ko yaba yarasamye ubwo yaryamanaga na Niyonzima wari ugiye kumara hafi ukwezi apfuye, kuko ataherukaga kujya mu mihango nk'ikimenyetso cyerekana ko uko kwezi kwe kurangiye adasamye. Ku mutima akibwira ati ndamutse nsanze narasamye, noneho nazibandwa nzerekezayo. None se koko bibaye byo, yabigira ati naho ubutaha mu gice cya 3. Turakwibutsa ko gukora subscribe ari inkunga kuri twe, bituma tugira imbaraga ndetse n'ubushobozi budufasha gukora izindi nkuru. Ubwo rero niba utarabikora kandi ukaba wifuza kujya ukurikiriza inkuru zacu, bikore. Ushobora no kuyisangiza bagenzi bawe, kandi handitse share uyisangiza bagenzi bawe, baba kuri Facebook, kuri WhatsApp n'ahandi. Ibyo bizajya bituma twaguka tuba umuryango mugari, hanyuma na wa muntu ukora bya bindi kuko abikora bikunze. Reka dufatanye rero kubaka icano, tunubaka imitima yacu. Mwakoze, naho ubutaha.